namwe bayobozi b'inzego zinyuranye turi kumwe. Ibyishimo ni byose kuri uyu munsi kuba twese duteraniye hamwe nk'abahagarariye akarere kugira ngo twese duserukire abandi dushishikariza abaturage bacu abafatanyabikorwa twese nta kintu wageraho udafite ubuzima bwiza. Birumvikana nkurikije rero ukuntu nabonye aha ngaha twizihiwe tuzi neza ko turimo kwiyubaka umubiri dushaka ko igihugu cyacu natwe nk'abaturarwanda tugiramo uruhare mu kubaka kandi twiyubaka kandi dukomeza gushyira mu bikorwa ibyo umukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa perezida wacu Paul Kagame afata umwanya nk'uyu nguyu n'umuryango we n'abahagarariye inzego zose bakajya mu muhanda bakajya mu kibuga bakajya gutwereka ko twese ko siporo ari ubuzima. Abateraniye hano bose bamenyeshe ibyiza bya siporo. Nitwa Nkurunziza Jean Damascene, nkaba ndi umusaza w'imyaka 65. Kuva siporo yatangira no muri kano karere cyane cyane ku musaza wacu Watare ntabwo nigeze mpagarara. Saa kumi kare ndazinduka hazamuka nkajya kuri abakozi batari bubone guhera isaha imwe mba nageze bajyanye igitare rero abona abanduta tugakora imyitozo nta myitozo n'umwe gusohoka tangira nabo mpaka turangiye. Ubwo rero ubu ngubu mpagaze aha ngaha nagiye kwipimisha imivuduko na ziriya ndwara basanzwe bipimisha nasanze ndi tayari. Ubu rwose ni muzima n'ubu ngubu ushobora no kujya n'i Kigali ngenda nitonze nkagaruka nta mpungenge. Nkabashishikariza rero urubyiruko cyane cyane n'abandi bakuze, abakuze mwere kwitinya muze dukore siporo cyane. Bana ndavugira hano kuri iki kibuga cyagira ariko twagiteguye ko siporo igomba kubona abaturage bose, ntabwo ari siporo y'abantu bamwe y'ibyiciro bimwe. Siporo n'ubuzima turifuza ko turashaka ko twashyizeho aho rihantu ku rwego rw'umudugudu hagiye kubona abantu aho abantu bashobora guhurira kugira ngo bakore imyitozo ngororamubiri. Siporo n'ubuzima nk'uko duhora tubivuga, ariko icya mbere turimo dusaba abatwumva abaturage b'akarere ka Rulindo kugira ngo abantu bose baba ukuze yaba umwana buri muntu wese atumva yuko siporo ifite icyiciro cy'abaturage ireba. Siporo ni abaturage bose. Turifuza rero ko ayo masite yose twashyizeho ahantu twashyizeho kuri rwego rwa buri mudugudu aho abantu bazajya bahurira bagomba kubyitabira. Siporo rusange tukumva ko ari iy'abaturage bose. Twashyizeho ku rwego rwa buri mudugudu abantu bagomba guhurira bagakora siporo. N'iyo abantu bahurira ku rwego rw'akagari ntacyo bidutwaye, ariko nibura abo bantu bose baturutse mu midugudu bakaza bagakora siporo, icyo twagendereye kikagerwaho. Abantu ikintu cya mbere turimo dusaba ni ubwitabire. Abantu bitabire siporo, tubashe gutangiramo ubutumwa twifuza, tubashe kuba cyane cyane ku buzima bwabo. Siporo ni ubuzima, tubabwire siporo imaze iki ku buzima, ku buryo ariko ikintu cya mbere twongera gusubiramo rwose, twongera gusaba siporo irareba abaturage bose, ntabwo ireba icyiciro cy'abaturage kimwe, urubyiruko cyangwa se abumva ko siporo ngo ni iy'abantu bize. Siporo ni ngo hari bitareba n'abakecuru. Buri wese siporo azajya aza ajye uko twateguye akore siporo ijyanye n'icyiciro arimo, ariko icyo tubifuriza ko siporo ibagezaho buri wese kimugereho kimugira akamaro. Mpamvu mfashe uyu mwanya kugira ngo nongere mbasabe badufashe, nibaze dabo cya mbere nibaze hanyuma tuganire ku bwiza bwa siporo kugira ngo abantu bazagenda bayikunda bamaze kumva akamaro kayo bayifuza. Bari rero bizajya iba nka kangahe, reka tubanze dukore na rimwe mu kwezi twifuje abantu bahure, hanyuma noneho ngira ngo bizabaturukamo tubaza abantu ibitekerezo urako turabyizera. Nyamara kumva akamaro kayo bakamara kuyikunda bazadusaba n'indi shuro yindi irenze imwe kandi tuzabibakorera.